Abakurikiye channel inama nziza ku buzima twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mwiza tubageza byinshi bitandukanye ku buzima, ko wakwirinda indwara, ibyo wafata, amafunguro, ibinyobwa bikagufasha ku buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse tukugira inama zitandukanye zo kugira ubuzima bwiza. Wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel, ukande n'iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ubona ibyo twagutegurira uri mu ba mbere, ndetse unatubwire igitekerezo cyawe nyuze muri comment kugira ngo tujye tubasha gusabana nawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byakwereka ko umukobwa muri mu rukundo akubeshya cyangwa se atakubwiza ukuri. Urukundo ruba rwiza hagati ya babiri iyo bakundana by'ukuri ndetse bizerana kandi batabeshyanye. Gusa biba bibi iyo buri umwe mu bakundana abeshya mugenzi we ntamubwize ukuri. Iyo bimeze gutyo biba birutwa no kutajya mu rukundo. Nubwo bimeze gutyo ariko hari bamwe batazi ko watahura umuntu kubeshya ko agukunda kandi akuryarya. Muri iyi nkuru rero twifashishije abahanga batandukanye, tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera mu 9 umukobwa ashobora kugaragariza umuhungu bikamwereka ko atamukunda niyo yaba amubwira ko amukunda buri munsi. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezaho na Jean Denis. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru gisanzwe cyandika ibintu bitandukanye ku buzima bita El Prima, mu nkuru bahaye umutwe ugira uti 9 signs she doesn't love you even if she says she does. Dore ibimenyetso 9 bizakwereka ko umukobwa atagukunda nubwo yaba abikubwira mu magambo. Ikimenyetso cya mbere, nta gishyashya akora. Urukundo ntabwo ari ukubivuga gusa, rimwe na rimwe ni ngombwa kugira ibikorwa bigaragaza ko umuntu mukunda anakwitayeho. Hana atakwemera ko mugendana mu nzira, umukobwa rero utagukunda iteka usanga nta kintu na kimwe akora byibura ngo ubibone. Ikimenyetso cya kabiri, iteka ahora yigira ntibindeba. Wa mukobwa wumva ko ibintu byose ari wowe bireba, agahora avuga ngo aragukunda nyamara ntanabigaragaze, uwo ntabwo burya bagukunda. Niyo yaba afitemo amayinite yo guhamagara nta munsi n'umwe yaguhamagara, nyamara wowe buri gihe uhora umuhamagara, ndetse nubwo wamwohereza amayinite ntuzigera wumva aguhamagaye. Azategereza ko ari wowe umuhamagara. Niba ufite umukobwa umeze gutyo, tangira ukeka ko atagukunda, umugenzure. Ikimenyetso cya gatatu, ntuzabona ibyumviro by'urukundo cyangwa se ibyo bita love emotions. Iyo abantu bakundana habamo ibyumviro by'imitima yabo bikururana. Hari igihe ubona umukobwa mukunda nta emotion z'urukundo agira, mwamuganira ukabona atakwitayeho, mbese agasa nk'aho aganira n'umuntu bataziranye. Umukobwa umeze gutyo rero hari igihe aba atagukunda, ahubwo yaba abikubwira mu magambo ariko nta biba bimurimo. Ashaka kuba hari ibintu yagukunzeho atari urukundo rusanzwe. Ikimenyetso cya kane, abafatafata cyangwa se ajarajara. Nubona umukobwa ukubwira ko agukunda ukabona ntashikamye hamwe, arajarajara mu bandi bahungu benshi, aho ntuzafate ko agukunda nubwo yaba kubikubwira buri munsi ko agukunda, kuko iyo ukunda umuntu by'ukuri umushikamo ukumva ko nta wundi wamuruta. Ikimenyetso cya gatanu, ahora agira impamvu zidashira. Umukobwa muzamukundana ukumva ahorana impamvu zidashira, ndetse rimwe na rimwe zidasobanutse, akubwira ngo impamvu yishe gahunda mwari mufitanye n'izi, mbese ugasanga ahora kwisobanura kwinshi, ibyo twita excuses nyinshi. Uzatangire kumukeka ko yaba atagukunda nubwo yaba abivuga kenshi. Ikimenyetso cya gatandatu, ahora ashaka ko umukorera byinshi ariko agakora bike. Bene abakobwa uzasanga ahora agusaba ko wamukorera byinshi ariko we ntagire na kimwe yakora kugira ngo urukundo rwanyu rutere imbere. Ni hahandi azahora yifuza ko wamuhamagara buri munsi ariko we ntaguhamagare na rimwe, kandi wenda afite ubushobozi bwo kuba yaguhamagara. Aba yifuza kumuha isi yawe nyamara aba adashaka kuguha isi ye. Ikimenyetso cya karindwi, urukundo rwanyu ntabwo aricyo kiza imbere kuri we, icyo bita priority.
Burya ikintu uha agaciro ni nacyo cyiza imbere ya byose. Umukobwa rero akubwira ko agukunda ariko ntabihe agaciro ngo ubone yabihaye umwanya, hari igihe aba akubeshya. Ibaze nawe nk'umukobwa wasaba umwanya wo kuganira ku by'urukundo rwanyu, akakuburira umwanya amezi 5 akihirika. Ese ubwo uwo mukobwa aragukunda? Nibikubaho uzabigenzure neza. Ikimenyetso cya 8, arikunda cyane. She's too selfish. Umukobwa utagukunda by'ukuri ahora akwereka ko yikunze cyane imbere yawe, niyo wowe waba umwereka ko umukunda cyane. Ahora yifuza ko ibyerekeranye n'urukundo rwanyu byerekera kuri we gusa. Iteka ahora yumva ibyiza byo mu rukundo byakwerekera kuri we gusa. Hari nako inyungu z'urukundo zibize kurusha umuhungu. Iki rero nacyo ni ikimenyetso kizakugaragariza ko umukobwa atagukunda by'ukuri. Ikimenyetso cya 9 ari nacyo cya nyuma, ukunda abandi bahungu benshi batandukanye. Hari umukobwa ukubwira ko agukunda bihebuje, ariko wowe ukabona yikundira abandi bahungu. Wagira ngo uramubajije akubwira impamvu zidasobanutse. Kenshi ntabwo aba ahawe urukundo rwanyu agaciro, abifata nk'ibintu bidakomeye. Niba rero umukobwa ameze gutyo, ashobora kuba atagukunda bya nyabyo. Uzabigenzure. Niba rero ufite umukobwa akaba akubwira ko agukunda by'ukuri, ariko ukaba umubonaho ibimenyetso tumaze kubona haruguru, witonde ugenzure neza, ashobora kuba atagukunda bya nyabyo. Turabashimiye. Wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel, kandi niyo nzogera iri ku ruhande. Ujye no muri comment utubwire ibyo dushobora kuzakuganiraho, ndetse utange n'igitekerezo cyawe. Inama nziza ku buzima nakagaruka.